ashira amanga umwami ni mwiza pe arura umutima. nubwo ari hano intekerezo ze ntizihari kubera ubuzima ahagazemo, twongere tumubwire ye gutinya. mubwire ye gutinya umwami ni mwiza pe arura umutima. arimo yibaza inzira yayibuze, ari no kwishinja ibyaha ngahari nicyo cyatumye Imana itamutabara. ariko nyemerera tumubwire yongera ashira amanga. mubwire ye ashira amanga umwami ni mwiza pe arura umutima. aratsikamiwe birenze uko ubitekereza. nubwo adukurikiye online, afite amarira atabwira abantu, afite umubabaro urenze imyaka ye, afite agahinda kamugoye cyane. ariko munyemerere twongere tumuhere itangazo rivuye ku mwami Imana, tumubwire ngo ye gutinya, Yesu ari ku ngoma. mubwire ye gutinya umwami ni mwiza pe inzira ze zuzuye umwijima, nta n'umucyo namba ari kureba. kugeza none nta jambo ry'ihumura afite. ariko ndagutangariza Yesu wacu, tumubwire ye gutinya. zitonoma zisiritse aruhuka umutima. twongera tumubwire ko ziri gutontoma zisiritse. mubwire ye gutinya zitonoma zisiritse aruhuka umutima. ingano y'ibyo ari gucamo byarenze kwizera kwe. arimo arashakira Imana hose yayibuze, ariko akira ijwi ry'ihumure none ni none. uyu munsi ntiwigeze kubaho nta nubwo uzabaho. ni mushya ku buzima bwawe, umunsi mushya, igitangaza gishya, ibihe bishya, kubaho kw'Imana gushya, kugendana n'Imana bishya, kwakira igitangaza gishya, ibyo utabonesheje amaso yawe, iby'intoki zawe zitakozeho, Imana ibasha kugushyiraho ukwezi k'ubutsinzi ku buzima bwawe. uyu munsi Imana iguha umuganura, nk'uko muri karaca y'Abanyarwanda twamuganura. usomere inzandiko z'umukunzi we, mwirinde ya misemburo y'iki gihe ayiyetera kumijwi aruhuka umutima. Imana ishimwe, amashyi menshi ku Mana. Thank you Lord Jesus for your favor and mercy. It is a new day, new opportunity, new blessing. ndumva imbaraga zawe Yesu ziraruta agahinda karaha. Favor yawe iraruta imibabaro n'agahinda karaha. masi, imbabazi zawe ziraruta ibyaha, ziruzuye zirasendera. cyampiye imitima igakanguka ikakubona. abari online ntibacikwe n'umunsi mushya n'igitangaza gishya. Imana ishimwe cyane. Amen. Thank you. amashyi menshi twongere ntacyo bitwaye. Hallelujah. turashima Imana itwemereye. nitwa Peter. shimye Imana inyemereye kugera aha. mushumba, nukuri mwakoze kudutekerezaho
hamwe na youth generation utekereza ko twasangira namwe. Ndimo numva ubuntu bw'Imana. Hari ibintu abantu batazi. Imana ibaho umugisha. Let me explain what means blessing. Mbasobanurira icyo bita umugisha icyo ari cyo. A blessing is a combination of favor, mercy, opportunity, peace, joy. Then God take it and put upon your life. Okay. Umugisha nuruhuririkane rw'imbabazi n'urukundo, favor, ubwiza, amahoro, Imana ibumbira hamwe ikabishyira ku muntu. That means blessing. Basabiye umugisha mu izina rya Yesu. Okay. Reka dusomere ijambo ry'Imana. Maze iminsi mvumbuye ikintu, ako ndi kumva ndibuvuge byinshi. Maze iminsi mvumbuye ikintu wenda kitari muri teme navumbuye. Hari icyo bita, kubera ko ndi mwarimu si uko nzi icyongereza cyiza, ahubwo kubera kubana n'abanyeshuri ibyo ukora n'ibyo uhoramo. Hataza kugira uvuga ngo yuwaje atekanda ateye aturuka he nibi bintu bimeze biki. Noneho navumbuye ikintu gikomeye cyane. Niba twarakiriye umwami, what we call a king, ufite kingdom, tukakira umwami mwirirwa muvuga ko ashoboye byose, present yacu igomba kuba ifite igisobanuro. Nimba wakiriye umwami, preza yawe ntigire igisobanuro, hari ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Nimba warakira, reka mbaho urugero, ibi byuma tubuze umuriro tugacana generator igahinda cyane, ariko ntiduhe umuriro ngo tubashe gucomeka ibi ngo bivuge, iyo generator umuhindo wayo ntacyo uvuze. There is no meaning of generator nimba ida producinga itumye ducana. Nimba warakiriye umwami n'umukiza, atangira agaragaze ko wakiriye umwami. Just want to explain this. Let me come. Murimo murandeba. If His Excellency President of Rwanda Paul Kagame aramutsaje muri cya gihe cy'amatora akakwinyuzaho gusa, akagukora nko mu ntoki, agasa nuko ugize gutya, aba minister, abashinzwe ingabo bagomba niyo ntacyo yaba akubwiye baza kukubaza nimba ntacyo akubwiye. Yes, my young brother, do you see me? Niba president aguciyeho gusa akasa n'ukwegera, bahita ko bashaka kumenya n'icyo amubwiye. None wakiriye umwami w'abantu. Noneho mwabyumve neza. Bano biga amatheology, hari cyo bita angelology, iyo ministère des anges. Abamarayika n'aba servant bacu bakwiye kuza kumenya icyo Imana igushakaho uyu munsi. Bakwiye kugusavinga. Abamarayika n'aba seriveri bacu baya materaniro des anges, manifestation des anges. Abamarayika bamanuke, they have to know. Yesu ashimwe cyane. Muri beza nabyumvishe muraza kunyumva. So problem is this, mbere yuko njya kusoma iteme twifite n'ijambo ry'Imana, hari icyo bita mu cyongereza multiplication spirit. Imana ire mu muntu
yifuje ko umuntu agira icyo bita multiplication, kwiyongera. Niba utangije igishoro cy'ibihumbi 3 muri plani y'Imana yashyizeho icyo bita multiplication. Ntabwo Imana yigeze ishaka kudeserera ngo usubire ku 1000. Imana yashatse ko uhita ujya kuri 3, 4, 5. Si munyumva neza, Bibiliya ivuga ngo tuzajya tuva mu bwiza. Icyo bita multiplication spirit ni umwuka Imana irema isi. Yabwiye Adamu na Eva mugende mwororoke. Ntago iri kuri yakororoka. Bibiliya ivuga mami ntago ari ugutwita kw'ababyeyi. Bakoresha ijambo multiplication, not reproduction. Bakoresha ijambo kwiyongera, finance yawe yiyongere, ibintu mutunze bizamuke, abana bagira ubwenge. That multiplication. Hanyuma Satani nawe yakoze icyo bita multiplication killer spirit, umwuka wica progress zacu. Watangiriye hehe? Yawutangije kwa Farawo. Biravuga ngo ashiraho Puwa na Shifura ngo abana b'abahungu nibabyara Abaheburayo ngo babice batari bagera kuri tere. Niyo mpamvu uwo mwuka wo gutuma iyo spirit ituma babyica bikiri immature, babyica bitari ngo najya kuvuka muhite mumuhotora. Niyo mpamvu you start ikintu utari wanatangira, kitari cyanabaho, usanga gifite struggle. Ariko uyu munsi ugaruka muri Eden, Satani Farawo aravuga ngo mujye mwica. Akimara kuza mu mwica ataragera kuri tere. It means that kugira ngo batiyongera. Do you see purpose? No kugira batagira ute batiyongera. Hanyuma ngariko igihe cya Mose kigeze. Reka nkubwire, hari ibyapfuye ariko kuri Mose iyo multiplication power devil ntiri bukore. Mose wawe w'uyu munsi agomba kuvukira mu mabako ya Shifura na Puwa kandi bakamureka kabaho. Icyo ugiye gutangira noneho kigomba kubaho kuko tugiye kugihesha umugisha. My young brother, iyo system yo kugira ngo Satani arwanye kurumbuka kwacu, gutera imbere kwacu, ngo abyice bitari byanaba. Umwana bari be yababwiye ngo sohoka mu mwice ntimutuma narira. Wenda ababyeyi bo bakuze banyumva. Agisohoka abakiri bato bo ntibabyumva. Abakobwa bazabimenye ejo bundi nitubakorera amakwe. Ariko akiza ntimutumarira. Kuririza ikintu bisobanura atarekrama kubaho. Abantu batamenya ko tumurwanya mubikore. Ariko kuri Mose ninde rero? Mose ni ikintu cyawe uhereye none ugiye gutangira muri uku kwezi k'ubutsinzi. Ikintu cyawe cyose ugiye gutangira hari progress, hari growth, hari iterambere, hari kwegera imbere. Never ever back. Kuri Mose it cannot, ntago byakunda. This is aka kantu ugiye gutangira. Tugiye kubwira isi y'umwijima oya wishe byinshi. Iki gishoro Imana igiye kuguha yishe byinshi. Ariko umunsi wawe w'uyu munsi tuvuge ngo amena cyane. That system, iyo systeme irakomeza igera kwa Herode.
Herode ngo amenya yuko havutse umuntu udasanzwe, akora icyo bita sisitemu yo kwica. Areba average y'imyaka ikiri mitoya, icyo bita yo wishe youth uba wishe future. The youth, yo wishe urubyiruko uba wishe ejo hazaza, yo wishe generation yo hasi uba wica igihugu cy'ejo hazaza. Ashyiraho systeme yo kwica, ubundi systeme ni ukwica bikiri bito. Farawo caga bakiri bato, Herode agiye kwica bikiri bito. Kuba bito it means ni ibintu byose bizaba ibintu bidasanzwe bigapfa bitari byamenyekana, kuko hari urwego ibintu bigeraho wabicokoza isi kabira bireba. Mami wanjye uranyumva rata wowe, hari urwego ibintu bigeraho isi yashaka kubicokoza, system zikavuga ati oya aho ntibyakunda. Rero iyi systeme ya Farawo na Herode ni ukwica isi itaramenya icyapfuye. Ubukwe bakabwica bukiri mature, uri muri process zo kuganira na fiance wawe twazajya mu rugo ryari. Devil zikaza zikica systems. Okay, let me explain this ones. Utitangira kubona simple investment capital, agashora imana ikakaguha systeme yo kwica ejo hazaza hawe, satani agahita ko ukumva telefone iraguhamagaye ngo mama wawe ngira mukandagiye za 50,000 ukabura zisunitse. Amwana ararwaye, aba bacu twashatse yaganye umuriro ararutse. Mwebwe wibireba gutyo, ni systeme idashaka ko icyo kintu ubonye. Satani yakibonye ko kigiye kuba blessing, yamaze kubona ko kizakura kikaba ikintu kidasanzwe. Ariko icyo ngiye kwakira mwaya materaniro, Satani we ntushobora. Mu bipfa Yesu ntarimo, mu bipfa Yesu ntagarimo. Yashyizeho system. Niyo mpamvu abiga leadership mu buyobozi, Mose na Yesu barabagereranya. Mose ni nka Yesu mu isezerano ya kera. Mose ntigeze yitwa na systeme, Yesu ntishwe na systeme. Ndatangaza ko ikintu kigiye kubera aha, nta mbaraga, nta ntwaro, nta satani, nta badayimoni, nta barozi, nta nyatsi. No way. Noneho se ngaritambika ngo ibyangombwa ntibiboneke. No way. Turabatsinze. Kandi hagiye kuba ikintu kidasanzwe hagati muri twe, ko nabwiye Yesu ndamubwira ngo if you anoint me, ukansiga, ugomba kugaragaza agaciro k'amavuta wansize. Sinshobora kujya ahantu ntari bube umugisha, ndaguhakanira. Ufite ndumva ntabyiyumva, wantwara iki? It's my own principles. Cannot force me to come here, never ever. Nimba ndaha rero tuvuge ngo amena cyane. Mose wawe niyongera kubigenderamo, ibyapfuye byarapfuye. Abana barasheri bagendeye muri systeme, barapfa barashira bashaka Yesu, ariko Yesu ntago yagiye muri iyo generation. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo Yesu yavuze noneho never ever kiri protected.
tuvuge ngo amen cyane. Hallelujah. My God bless you. Yesu rero finalema niwe wongeye kugarura ubutware, ariko shaka ko mubyumve, mubigenderemo, mubyizere, tubisengeremo, hanyuma mwakira icyo bita wonders and miracle. Yesu yagaruye multiplication, yagaruye uburumbuke, ariko umusozi hari abantu 5,000 by'abagore, by'abagabo abagore batarimo. Icyo gihe nibwo yibutse ko systeme y'uburumbuke yapfuye kubera, arongera arayigarura. At the end of 3 days of fasting at the mountain, ku musozi basenga, ngo Yesu abona channel ya multiplication, channel ya development, channel ya progress y'abera b'Imana. Abona ifite ikibazo, ahita aravuga ati uhereye none ubugingo ninjye. Ariko reka ngira icyo mvuga ku migati, reka ngira icyo mvuga ku mafi. Uwo ni Yesu. Byo tuvuze amafi n'imigati, tuba tuvuze ubuzima bwacu bwa buri munsi. Yaravuze ngo ubugingo Satani ntiyabwica kuko niki, ariko yishe systeme y'uburumbuke, yishe systeme y'iterambere ry'abera b'Imana. Reka nongere nyirivasinge, nongere ngarura abantu mu murongo wo kuba bakire, wo kuba abatunzi, wo kuba abantu bahambaye, wo kuba bakomeye, wo kujya hejuru. Harababwira ngo aba bantu ntibavana bagaburiye. I pray my God, senze Imana yanjye ngo restoring everything Satan have been stolen. Ndasaba Imana ngo isane ibyo Satani yangije mu buzima bwawe. Ufite ibyuho byinshi by'imyambi yangije. Yesu agira arya ntago bari butahe gutya. Amafi 5 imigati 3, aravuga ngo uhereye nona umwuka wo kwiyongera nugaruke. Uhereye nona I declare, I proclaim, umwuka wo kwiyongera ni wongera ugaruke mubera. Amafi ariyongera, imigati iriyongera. Nanjye koko mpagaze mu cyimba cya Kristo, kuko yaravuze ngo nimugene mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, ariko mukore n'ibitangaza n'ibimenyetso. Nanjye ndongeye ndaremye utwo dukeya nitubeho. Utwo dukeya nitubeho mu izina rya Yesu. Abadafite na dukeya nituremwe. Yesu abarongeye ahaye abera ko bishoboka ko yatangira business ikagira progress. Tuvuge ngo mwami Yesu, mwami Yesu. Nabari online badukurikiye, tuvuge ngo mwami Yesu, mwami Yesu. Uburumbuke bwanjye Satani yishe, Satani yishe. Nakiriye ibishya, nakiriye ibishya atabasha kwica, atabasha kwica. Nakiriye Mose, nakiriye Mose. Nakiriye Yesu, nakiriye Yesu. Tubura imigati mwami, tubura imigati mwami. Amen. Noneho rero reka mbabwire, tugiye gusenga Imana mu kanya nitumara kwiga ijambo. Mike mbabwiza ukuri, ubuzima bwacu bugomba guhinduka. Icyambere nyumva neza, so kugira ngo nzagaruke, never ever. Ndimo ndakubwira isumba byose. Ikintu cyose Satani yangije uyu munsi kirasanwa. Dusomera Abaroma 8
3:7. Teme iravuga ngo ubusabane n'Imana. Niyo teme yacu. Usabane n'Imana. Aha dusoma Abaroma 8:3-7. Haravuga ngo hoya ahubwo muri yego oya ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Uretse gatoya ukiraho Bibiliya y'Icyongereza nagira ngaruke kuri August of Conqueror, ukwezi kubutsinzi. Siko mwakwise? Okay. Bibiliya y'Icyongereza ntivuga ngo turushishwaho, ahubwo irabidefinisa neza. Iravuga ngo through all those things we are more than conqueror. Turabatsinzi no kurushaho. We are not conqueror, we are more than conqueror. Usoma Icyongereza ze gusoma neza niko handitse ngo twebwe ntiturabatsi ahubwo turabatsinzi no kurusha ku Kristo. Tuvuge ngo amen cyane. Amen. Ahubwo muri ibyo byose turushishwa kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko iyo umuntu avuze ngo kumenya neza, it is not understanding. Kumenya neza, gusobanukirwa. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa ibizaza future cyangwa ibifite ubushobozi n'ibifite ubushobozi hano hanze cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Komera Yesu amashimwe. Umwami wacu amen. Nta gihari na kimwe gishobora kugutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nyemerera mvuge ku bintu gatoya, ngaruke ku cyo mwise ukwezi kubutsinzi. Noneho mpite ngaruka ku busabane, tuganire gato ubundi mbasengere. Iyo uvuze ngo ubutsinzi ugomba kuvuga ibintu bibiri. Hari irushanwa urimo cyangwa hari intambara urimo. That's it too. Nta muntu utsinda ntacyo akompeta nacyo. Niyo mpamvu ngira ngo iyi topic nimba mwana yishizeho by emotion, muyinjiremo neza mwumva impamvu iriho. Iyo umuntu avuze ngo ndi umutsinzi, inkotanyi zivuze ngo twaratsinze, they know what they passed through. Baba bazi aho baciye. Kuvuga ngo ndi umutsinzi mushumba bisobanuye ibintu biri. Paul yaravuze ngo turi mu marushanwa. Ariko iyo uvuze ngo ndi umutsinzi ubudetermina ibi bintu bikurikira. Ubuvuga kuri mu ntambara, ntago wavuga ubutsinzi, urakoze cyane, ntago wavuga gutsinda utavuze intambara. Tubanze twemeranye ko muri mu ntambara. Are you ready? Are you soldier? Muri abasirikari? Tuvuge ngo amen cyane. Umunsi wakiriye umwami n'umukiza uba widekaye ko ubaye umwanzi, hadu yabonetse. Icyo cy'intambara nta nubwo wirirwa uzisaba zirizana. Nimba rero ku kwezi mwakwise ukwezi kubutsinzi, mugomba gushyiraho ibyifuzo bihwanye n'intambara mufite kugira ngo muzagusoze mwaragaragaje itsinzi. Iyo umusirikare arwana agatsinda, ikikubwira ko yafashe territory cyangwa ahantu, azamura ibendera ry'igihugu cye. Nanjye uku kwezi kwa munani ndasenze ngo muzazamura ibendera kuri ibyo byose biri ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ndashaka ko mukoresha amarangamutima, mukoresha ubwonko, mutekereza intambara muri gucamo.
muzidinotinge muvuge 1 2 3 4 5 izi zigomba kurangizanya n'uku kwezi, kuko uku kwezi ni ukwezi kubutsinzi ku buzima bwanjye. Kabiri, ahari intambara hagomba kubaho na training course igendanya n'urwego rw'ibyo urwana nabyo. Niyo mpamvu mu gisirikari habaho ibice bitandukanye bitewe naho bazarwanira. Mana ifashe mu nyumve mu izina rya Yesu. Youth urubyiruko muri tayari. I want to see you muri abasore n'abakobwa mukize, muri smart, muri developed, mufite business, mufite progress. Amen. Iyo rero uri umusirikari bagutraininga bihwanye naho uzarwanira. Iyo uzarwana intambara yo mu mazi bakwigisha marine, bakakwigisha koga, hakaba naho iwanyu waba waravukiye mu Mutara ahantu hataba amazi. Ariko iyo bakujyanye muri departement y'izizarwanira mu mazi, ugomba kuba umunavi, ugomba kujya mu mazi bakagutoza gutinda mu mazi. Funza umwuka. Iminsi tumazemo tunyuramo yari training bitewe naho tuzarwanira. Ariko ku kwezi, this month, it is the month of conqueror, it is the month of winning, it is the month of champion. I declare uku ni ukwezi k'ubutsinzi ku buzima bwanjye, ku bana banjye, ku muryango wanjye, ku itorero ryanjye. Amen. Kandi reka nkubwire, ntago ari wowe uhitamo aho wiga. Trainer, instructor uri kugutraininga areba aho yagushyira. Ni uguhitiramo. Reka nkubwire, izo uri kunyuramo ntago ari amahitamo yawe. No. Hakaba rero n'urwego bita special force, n'ingabo zirwana aho rukomeje, aho bagenzi babo bananiwe boherezeyo bita special force. Abo rero bo baba batoje kudakoresha intwaro zindi zisanzwe, gukoresha umubiri wabo ubwabo bakabasha gutsinda, hakaba naho nta ntwaro yaba afite. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo turakubita ariko ntiduhusha, turarwana, turi trained physically. Tuvuge ngo amen cyane. Ndabingingira Yesu ngo uyu munsi muba batsinzi. Izo special zikora kuri special case. Tuvuge ngo amen cyane. Namenye ko na prime zitandukanye. Abantu bakoze special course bagira prime irenze ku mushahara bagenerwa na leta, n'imirire yabo irihariye. Uzi impamvu yihariye? Bazakora icyo bita special cases. Operation zabo ziri speciale. Niyo mpamvu twese tutanyura muri bimwe. Hari igihe umuntu aca hano yavuga ubuhamya akavuga ati hari n'undi ubivuga akavuga ati yo nibwo akiva ku basic. Nibwo akiva ku basic course y'umwaka. Tuvuge ngo amen cyane. Kuko uciye havuga inzara, n'uciye havuga inzara igeretseho 20 atabyara, abo bantu baratandukanye. Ariko niba ku kwezi ari kubutsinzi nkuko mwabivuze, narisenze ngo Imana yohereze intwaro weapons. Turi kuri battlefield. Imana yohereza intwaro zituma ku kwezi tugusoza tumanitse amarapo, tubwira ngo hari ikiragiye, ubushomeri izova burarangiye, idapuri zamure, ubukode
rizamure. Uburwayi burarangiye, idarapo rizamure. Iminsi mibi irashize, idarapo rizamure. Ngomba kubabona mwazamuye amadarapo, kandi tuzarishinga ahantu henshi tuzaba twafashe. Niturangiza uku kwezi icy'ubushomeri cyararangiye, tuzamura idarapo, tuvuge ngo amena cyane, tuvuge ngo aho narahafashe. Tuzamenya ute ko wahafashe rero? Tuzamenya uburyo uzajya uza mu rusengero. Mumbabarire bene data, ntago ari ukwica umurimo, natinze ndi mu maraporo. Wara kuza ku mugoroba, Yesu ashimwe bene data, ati mumbabarire nagize abakiriya benshi. Iyo ni idarapo rigaragara ko aho hafashwe. Narisenze no ku itariki ya mbere y'umuganura, mugiraho mufata mu izina rya Yesu. Nimba amadene yishyuwe, idarapo rizamuke. Ishimwe cyane. Wambabariye, ndakwingize muri Kristo Yesu, mbwira uwo muri kumwe ngo uku kwezi ntikuzashira utazamuye idarapo. Brother on camera, never. Ugomba kuzamura idarapo. Youth, rubyiruko, mugomba kuzamura amadarapo yawe. Why not you? Nawe uri umwana w'Imana. Idarapo ryawe rya buri gihe ryo kuba bagufashije, ishimwe ryawe n'umwambaro ni runaka wawumpaye. Nowe. Ariko biraterwa na maturite yanyu n'uburyo tugiye kwinjira mu ku kwezi. Tuvuge ngo amena cyane. Rero ndagira ngo mbanze mbasabire intwaro zo mu mwuka, ibihe byo gusenga. Nicyo nshaka kuvugaho, intwari ikomeye izatuma tuzamura aya madarapo n'uburyo tuzasabana. Ubusabane bwacu n'Imana buzaduhesha kumenya uburyo turwana n'uburyo dutsinda. Tuvuge ngo amina cyane. Muzi ko njye nshaka gusenga n'amadiplome ari mu mavarisi, akamenya yuko hari idarapo ryazamuka. Ndashaka gusenga umugabo wawe akanyeganyega. Yesu abafashe. Isi tuwe n'abantu batatu. Listen to me. Isi tuwe n'abantu bangahe? Batatu. Uwa mbere bamwita deferia, utsindwa. Ni umuntu urwana iteka ryose ibyo anyuzemo agatsindwa. Kubyara ni intambara, gatsindwa. Kurya, kwishura inzu, ikintu cyose akoze kikanga, agatsindwa, akananirwa, abantu bakavuga ati yo byaranze. Uwo niwe muntu wa mbere. Muri Bibiliya agaragaramo ni Yosuwa, yatinyutse gutera Ayi, atabajije Imana, aratsindwa. Asuzugura Ayi ngo nagahugu gatoya, ngo nagasozi ka nta kigenda. Iyo wasuzuguye adversaire akunesha atakakunesheje. Nkiraha ngaha, Imana yigereranya n'inyamaswa ebyiri zonyine muri Bibiliya, ebyiri zonyine, all Bible. Imana yigereranya n'inyamaswa ebyiri muri Bibiliya zonyine. Read the Bible, musome Bibiliya. Yigereranya na lion and eagle, yigereranya n'intare n'ikizu. Nizo nyamaswa Imana yigereranya nazo zonyine muri Bibiliya. Nta yindi nyamaswa Imana ijya yigereranya nayo. No, izindi ni abantu bayitirira, ba Dawidi ngifite amaboko nk'ay'imbogo, ni abantu babivuga. Ariko y'ubwayo yigereranya n'inyamaswa ebyiri zonyine muri Bibiliya yose, intare n'ikizu. Kubera iki Imana yigereranya n'intare? Imyitwarire yayo, attitude. Imana yigereranya n'intare kubera iki? Intare nta kintu itinya. Uku kwezi nta kintu tugomba gutinya, tugomba kwinjira fearless.
amena cyane. Intare, impamvu Imana ntabwo intare yigirira icyizere, he never fear. Intare mu ishyamba iyo ibonye imbogo ihita ivuga ngo lunch, mbonye ibyo kurya. Ntiyita ku ngano y'imbogo, ntiyita uko zingana, mu ntekerezo zayo mbonye ibyo kurya. Imana ikorere mu ntekerezo zawe, your imaginations. Mana we, Yesu amfashe. Abasista muri aho, Yesu ashimwe cyane. Mu ntekerezo intare ibonye ingwe ihita ivuga dinner. Yibonye imvubu yomotse yagiye hanze imusozi mu gitondo ihita ivuga breakfast. Imana izamura urwego rw'imitekerereze yanyu, mutangire mubona ibintu bishoboka. Attitude intare. Mureke mbabwire bishoboke bihereye mu bwonko. Tuvuge ngo amena cyane. Niyo zaba zakutse ari nyinshi zikaza imusozi, intare yizibonye yazihinze mu ubwoba, irazibwira ati nimumbona. Niyo mpamvu is the king of the jungle, niwo mwami w'ishyamba. Yamaze kubwira izindi nyamaswa mugomba kubaha, nimumbona mujye mumenya ko muri ibiryo byanyu. Ni gutya intare yazibwiye. Yarazibwiye ati nimumbona mumenye ko ngomba kurya, kandi nimwe breakfast yanjye. Komana yanjye narisenze ngo nuvangaha ugende uvuga ngo ngomba kujya muri ofisi, ngomba kujya gukorera aha, ni njyewe mfite karite, birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Mfite karite, nujuje ibisabwa. I'm the king of the jungle. Tuvuge ngo amena cyane. Mbonye igishoro ngiye kugenda ndacuruza ndunguka. I'm the king of the jungle. Iyo intare izindi nyamaswa ziyibonye zo ziratekereza ngo turariwe. Urumva imitekerereze? Bamwe turariwe, abandi ati ndariye. Change your mindset. Uhereye none uri umutsinzi. Tuvuge ngo amena cyane. Uhereye none biremeye. Tuvuge ngo amina cyane. Uhereye none inzira irabonetse. Tuvuge ngo amina. You are the king of the jungle. Mureke mbabwire, iyo izindi nyamaswa nazo zisobanukiwe mama pasteur, iyo imbogo nk'ishyamba yisobanukiwe ko intare nayo ari inyamaswa nk'izindi, zijya ziyica. Don't get a message there. Numara kwisobanukirwa biriya wabonaga nk'ibikomeye biratangira byorohe mu izina rya Yesu. Iyo zisobanukiwe intare y'ishyamba inka y'ishyamba yisobanura, imbogo iyo yisobanukiwe ikavuga ngo today ntabwo uri bunje, nturi bunyice, nubwo wasetinze ko usanzwe utwica, never ever. Itakigira ihembe pa igakwita ihembe ikajugunya. Mujye mukurikira, muzajya musanga ahantu imbogo zishe intare. Ni umunsi mu ntekerezo imbogo yanze kuribwa n'intare. Ubwo harimo yufu sava. Yesu ashimwe cyane. Umunsi wanze kubaho ubayeho kubera runaka, niwo munsi uzatangira ubutsinzi. Cyo ni kimwe. Imyitwarire y'intare ituma iyobora ishyamba. Cyakabiri, ushumba uzi impamvu Imana yiyitirira ikizu nk'ikizu?
ikizu niyo nyamaswa ya mbere ireba kure. Ikizu kirebera ifi iri mu mazi ngo ku birometero 5 cyangwa 10 byo mu kirere, ngo kikayireba iri hasi, ngo ikizu ntikijya gihusha tageti. Ikizu iyo kiri mu kirere kigatagatinga ikintu hasi, kimanukana umuvuduko ukomeye cyane kandi ntigihusha intego. Naringize ngo uyu mwaka, aya mezi nuko ukwezi kwa 8 k'ubutsinzi ntiwongere guhusha intego y'ubuzima bwawe. Amen. Hallelujah. Kandi umanuke na speed. Reka mbabwire, simwe mujya mvuga ngo abo yatindije abatera, mugire speed nk'iyikizu mukuzuza inshingano z'ubuzima bwawe. Receive it. Amen. Yeah, this man uyu yanyumvishe. Uyu we uriya we yanyumvishe. Brother, buri muntu wese kwisi aba yafite intego y'ubuzima. Igituma Imana yigereranya n'ikizu, Imana ntigihusha, birabanga isezerano ryayo, iririnda ibihe n'ibihe, ntiryama ntisinzira, ihora on target. Nariseze ngo ku kwezi k'ubutsinzi ntimuzahusha intego z'ubuzima bwanyu, ntimuzahusha plan, ntimuzahusha vision. Settings z'ubuzima bwanyu zose zuzuzwe mu izina rya Yesu. Nicyo ufite mu ntekerezo, please, nicyo ufite mu ntekerezo, intego yawe ni iyihe? Yidetermine, gira plan. Muri Yeremiya 29:11 haravuga ngo erega ibyo nibwira kubagirira ni byiza, ni amahoro si bibi. Bibiliya iravuga ngo inama n'iz'umuntu kucye gitinga, ariko gusohoza no kw'Imana. Umuntu yemerewe kugira plan na vision. You know? Kambabwira uburyo abarokore hari ibintu biri mugomba gutandukanya. Hari umusozi Imana ivugiraho, hari n'uwikoreraho. Imana ivugira ubucuruzi hano mu rusengero, ubucuruzi bukabera Matewusi. Aba brother bagabo baraha, siko bimeze? Hano ntago bacuruza imodoka, Imana ihavugira imodoka. Narisenze ngo ku kwezi Imana ibakuraho ivugira, ibajyana aho ikorera. Ababyaciye tuvenga mina cyane. Ubuzima bwanjye mbwerekeje Imana iri gukorera, maze iminsi aho ivugira, none ndagiye. Ngiye ahitangira akazi, ngiye ahikorera, ngiye aho abandi bacururiza, abemera ko tugenda tuvenga mina cyane. Turagiye muri desite zacu. Please, la season is hallelujah. Iyo umuntu atagira imigambi, twa tukiri kuri wa muntu wa mbere utsindwa. Abarokore babayeho mu cyo bita position. Position ni ukubaho uvuga ngo birashoboka. On suppose, twakundaga kubikoresha turi kwiga imibare, ngo dusuppose ko x ingana na 1 kugira ngo tubone igisubizo hasi. Ariko hari igihe wasipozaga ntibikunde, bigasaba kuza kuvuga ngo x nimba ingana na 0 wenda. Abarokore babaye mu buzima bwa supposition. Eka nguha urugero. Tekereza mushumba umushomeri, Imana ikamuha 300,400 agahita agura iPhone. Uwo muntu nta plan, nta na vision yagira, kuko 300,000 ni capital investment, ni gishoro. Niza gato agahagurukana telefone
by'ibihumbi 400 agahaguruka mu bashomeri bagiye gusengerwa. You are not normal, you have a problem in your mind. Telling you, you are not serious. You are not serious. Uhagurukanye igishoro ugiye mu bashomeri, uri kwirirwa hanyuma ugasaba airtime ku gishoro, ukagihamagaza ati wanshireho 200 ya airtime, 400 uyahamagaza utusaba desi. Just you have a problem. You don't have a plan, you don't have a vision. Okay. Aha. Tanye kubitira. Ariko please be serious. Niba umuntu akoherereje amadolari 1,000, iyo ni favor y'Imana, ni capital investment. Ariko yisanze udafite plani, uratsindwa, ukadodesha, ukagura inkweto, ukarya inyama, ugahindura inzu wabagamo. Kubona miliyoni ntibisobanuye guhindura location warutuyemo. Ntago bisobanuye guhindura intebe. Ntibisobanuye kwimuka karitsinga ujye mu yindi. Ubuse noneho murandeba neza ra? Murimo muranyumva neza? Uku kwezi nuko ubutsinzi n'ubutsinzi mu bifatika, ubutsinzi mu ntekerezo. Turatsinda mu ntekerezo mu izina Yesu. Abari wanurani batsinda mu ntekerezo mu izina Yesu. Imana itanze ubushobozi. But you set mu setting mugira ubuzima bufite definition. Yego. Mwihuze n'abantu bateye imbere. Mubaka ibitekereza pana amafaranga. Yesu ashimwe cyane. Abasista sibyo? Mube abantu bari strong. Have to use your power muri special. Reka mbabwire, nta cyubahiro kibaho ku muntu imbere y'usaba, nta cyubahiro wagira. Ibyo byo byibagirwa. Imbere y'umuntu ufite idene biragoye nga kubahe. Sister, those guys cannot respect you because you depend on him. You need to sleep every time he wants you because he pay everything to you. Nta cyubahiro wagira imbere y'umusore akwishurira inkweto, akwishurira ishati, akwishurira inzu. Never ever. Ibyo ntubitekerezo by'uryame igihe ashakiye, kuko nawe you are material. Mbabarira basi, ntunyumve nabi. Kuko nta cyubahiro ugomba, you have no definition. Uhereye ku rukweto ukagera ku musatsi ukagera kurya na deplacement yo gukozaho, ibyo byose niwe. Mera rero ujye hasi. Ugomba kuryama igihe ashakiye. Iyo niyo verite. Mureke mbabwire, mureke twe kubabeshya mwabarokore mwe ngo tubatere anesthesia. Hari inyigisho zimeze nko gutera ibinya, kandi ababyeyi murabizi, y'ikinya kigushizemo umubabaro urawumva. Let tell you truth. Barayigutera ikakongerera ibise ukabyara, ariko yigushizemo ububabare burazi. Ntitwifuza rero kubabwira ibintu nko batera tobari, mwagera hanze isi yabakanda. Timbanza nta nasenze. Y'ikinya kibashizemo. Ariko icyo nizera cyo, uhereye none tuvuye mu mubare w'abatsindwa.
amasheki, amabirete yacu arahindutse, twongerewe ubwenge, twongerewe ubuhanga, twongerewe ubushobozi. Imana ibasize igikundiro, ibyo muhura nabyo byose bigomba kubemera. That's the God I serve. Yesu ashimwe cyane. Okay, mutumye ntanga urugero. Hari umupapa umwe twasenganaga, Imana yamubwiye ati runaka ati Karameti, ndi Uwiteka Imana Nyiringabo, yego nguhaye inzu. Yes, of course. Mushumba twarasenze, navutse mama n'umuhanuzi muri ADPR, nkura dufite icyumba cy'amasengesho, umuhanuzi kuva primaire, niga secondaire, niga kaminuza, niga maîtrise, ndi gukora doctorat. Twarasenze, yaba ibi bintu biza bikagwa hasi, tuba turi kure. Ntitubabeshye, yaba byiza pa tuba tugeze kure. Nabizi tuba tugeze kure, ariko ibintu byose biri seted, birasetinze, bifite uburyo bigerwaho. Iyo ni systeme ugomba kumenya uko ikora. Yesu ashimwe cyane. Kubera barokore kenshi tubaho muri ignorance. Bibiliya ivanga ubwoko bwanjye, my people perish because of ignorance. Ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya. Kutamenya byica abantu benshi kuruta abadayimoni bica. Ubujiji, kudasobanukirwa byica benshi kuruta abadayimoni bica. Ariko tuvuge ngo mwami Yesu, uku kwezi nuko ubutsinzi ku buzima bwanjye. Brother, tugomba kuzamura amabendera muri runo rusengero, mukatubona twayazamuye tuvuga ngo ukwezi k'ubutsinzi, naratsinze hano, naha naratsinze, ibyo kurya byarabonetse iwanjye, inzara yaragiye, aha naratsinze, akazi karabonetse, aha naratsinze. Tuvuge ngo amina cyane. Tugomba gushinga amabendera y'ubutsinzi. At the end of this mushumba, bundi wazadukoreye igiterane dusoza uyu mwaka, no apana umwaka, uku kwezi ko guserebura intsinzi, kubizera yuko bazaba baratsinze, tugashyiraho one day yo guserebura intsinzi. Nimba mutarayishyizeho par emotion, mukaba mwarayishyizeho with purpose, kubw'intego, akaba ari intego mwumva ko mugomba gutsinda. Pane emotion yo gusa. Hari ibintu amacaci yazanye ngo ubutsinzi ngo ngwino wacira ibyawe, bintu biraho gusa by'amateme. We don't want umunsi wo kugitahana amateme, ntayo dushaka. Dukeneye imbaraga z'Imana, dukeneye manifestation. Tuvuge ngo amena cyane. Yanyumvisha uriya yakiriye, uriya w'inyuma yakiriye, uriya mupapa yakiriye, na yakiriye kare, yarangiye uriya. Iyo yakiriye mpita mbibona level spiritual dimension irahinduka. Hari ibintu ababyeyi baraha mugomba kwakira ku bana banyu. Uku kwezi mukaba abana bacu n'abusinzi, iyi systeme ya homosexuality y'ubutinganyi yateye. Abana banjye ntibarimo, abana banjye n'abanyabwenge, abana banjye bagomba kugira discipline, bagomba kugira amahame. Mwababyeyi mwe n'abashingije mugomba kuvuga intsinzi ku bana banyu aho bashatse. Umuntu wa kabiri ni umutsinzi. Naho mbabwiye umugabo Imana yabwiye inzu imuha 500,000, turi kumwe muri za 2002. Kumba Imana ivivuye ikibanza, abaraduhamagaye. Namwe hari ibyo mwariye kubera kutamenya, mwimuseka many times. Kandi mbabwire twe kubabeshya, nta terambere ribaho umuntu atigomwe. Ibibaho
aba bantu bose bubaka amazu baba baretse ifiriti rimwe na rimwe, baba baretse ibintu byinshi bakizirika umukanda. Twe kujya tubeshya abantu b'Imana, tubabwira ibintu by'icyuka apana umwuka. Brother, nta terambere ribaho tiyusha kuya udakompetinze, utarwanye, never. Nugukotana. None Imana nayo ikabikuri inyuma. Mwana wanjye shiraho ngaho ndahari. Tuvuge ngamena cyane. Aho ntuhashyira udashya. Ni ikimana ikora gusa, nuko kudirectinga. Umugabo 500 barayamuha, araduhamagara, twariye ihene nayiriyeho, turabyina ati Yesu ashimwe cyane. Turabyinnye ngo daimoni yapfuye. Ayi kibanza turakirya. Urebe mu ijuru ukuntu, muzi impamvu wowe utari inka uri umuntu, nuko uremye mu ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana ntago ari inzobe n'igikara. Ishusho y'Imana ni imitekerereze y'Imana mu muntu. Ishusho y'Imana si blackness, si white, si red, si ubuhinde, si iki. Ishusho y'Imana ni capacity y'ubumana, y'imitekerereze y'Imana ishyira mu muntu. Tuvuge ngamena cyane. Ubwo bubasha bw'imitekerereze bwongera umumanuke mu izina rya Yesu, kandi bugire performance. Turayariye, Imana iricecekera. Kuri archive yaho yandika ivivura ikibanza, marayika angel ushinzwe kuvivura tumara iminsi turya, yimuka mu nzu yari arimo ajya mu yindi. Iri kugusubiza rero ugira ngo ni wowe usenga wenyine. Yari ari gusenga buri kanya bamwoherereza, buri kanya bamwoherereza. Kumbi bari kohereza gukora fondasiyo, gusiza, barohereza, Imana ikabara amatafari, fondasiyo Imana irabara. Turi gusenga umunsi umwe iwe, inzu Imana yarayujuje, yaranakinze, twarayiriye. Namwe mwaraziriye, mwariye ibishoro, mwariye ibintu byinshi, ahubwo favor y'Imana yongera ibagarukeho. Mwaje mugira ama opportunity, agasanga nta plan, nta migambi. Kandi nimba rwose gukora ugatsindwa n'ibintu bibaho, icyangombwa nukuhandoringa icyo, kuba warashishoye cyagiye bikanga, wari uri mu nzira nziza, trebye uraruta wari inyama n'isosi n'ibinono, wari uri mu murongo ukwiye. Yesu ashimwe cyane. Turi gusenga, ijwi ry'umwami rivugira mu mwana w'umukobwa wari uri hakurya, reba ngo papa runa ati karame. Murabizi iyo yadusuye uburyo tuba twitaba n'ibinyabupfura byinshi, ti mwami wanjye ndi hano, daddy, papa, ndekumva. Ijwi reba ngo haguruka ushime, inzu nakubwiye narayujuje. Nongorero twari kumwe, ndavuga ati wabonye kuvangirwa, kuko yari ari mu bukode, twasengeraga iwe, kuko ni umunyempano, twasengeraga iwe, tuzi neza akakodesha, kandi nta nzu yari yarubatse, twakagombye kuba tubizi, ni umumambure wacu. Ndavuga umukobwa aravangiwe, kumbi ntiyavangiwe, yaruzuye. Uzi ibintu byuzuye ku buzima bwawe, ukabirya kubera kubaho nta ntego z'ubuzima, uzi ingano yabyo. Ni igitangaza, neje Imana izaza. Imana izaza, nejo hazaza indi. Ninde wabikubwiye?
turi kumwe ndamwongora ndamubwira ati nuko bavangirwa rero tubiteraniro rirapfuye. Ariko mubwira nzanamo amateolojiya menshi na siyansi. Avuga ati uyu mukobwa aravangiwe. Ndavuga ati reka mbe nisokeye ndagaruka mwashoje kuvangirwa. Kigera mu muryango Imana iravuga ngo Pierre niko nitwa. Garuka, ninde wakubwiye ko navangiwe? Ihane. Ndavuga ati mbabarira ni siyansi. Ntinyeme ubwonko bwanjye ngewe reka nkubwize ukuri. Ubwonko bwanjye ntibujya bunyemera kuba mu bintu biciriritse. Jamais. Niyo waba uri umunyamafaranga ariko uciriritse ntitubana. Kuko uwo ndiwe nahonge ntihanyemerera kugaburira ubwonko bwanjye ibintu biciriritse. Kabiri. Sawa? Yesu ashimwe cyane. Umugabo iramubwira ati papa runa, ati karame, ati none, ati kwiyi tariki niyi naguhaye 500. Ati wayakoresheje iki? Kwibuka ko twayariyeho. Ati burya nagira kugura ikibanza warakiguze? Oya. Namwe babajije. Wasanga hari ibintu byinshi mutegereje byabaye, ariko bigwa ahantu hatari imigambi, hatari vision. Hari karakter y'abadamu ba kera uri apana bubu yimanukiraga yigiriye nk'ahantu akabaciye ahanga isubi hega kakabutura keza nangahe byari biri mu mugambi wo kugura ikabutura ko warugiye ahantu. Ibi byari mu mugambi, ariko ubu ntibikibaho. Ubu ni imibare. Ubu ni imibare ntago bikibaho. Ariko mbere rwose yashoboraga no kugaruka yabuze itiki akaguhamagara tese uri he? Ati ni hano. Ati nabuze itiki ko nabonye mfite amafaranga nahuye n'ikabutura ndayigura. Atatawe kabutura irakenewe. Priority. Nubaho mu buzima utareba icy'ingenzi kuruta icy'ingenzi, nukuri tuzaba muri darkness of poverty. Tuzabaho mu bukene, mu mwijima w'ubukene ubudashira. Iramubwira ati iki gihe naguhaye amafaranga wayakoresheje iki? Twibuka icyo twayariyeho. Tureba tinagiraga kugure amabuye ukora fondation. Irayavuga yose. Inzira yuzuza irangije amubwira ati rero hanyuma indu uzayikura ku gahanga kawe, iyanjye ndarayiguhaye. N'uyu munsi ntayo yari yaboniye. Please, narishatse kuvuga iki? Nari mvuze ku kizu mugira vision kugira ngo mudahusha intego nuko ziba zihari. Tuvenga mina cyane. Twe kubaho nk'abapfu. Abapfu nibo nta migambi, nta ntego, nta ejo hazaza. Niyo bari niko birivuga ngo nta migambi bayo. Umuntu uri muri morgue, no vision, no plan. Ariko umuntu ugihumeka ugomba kuba ufite plan. Muzi impamvu Imana ivugana namwe ni ukugira ngo mugire intego. Mwana wanjye nzaguha iki? Nzagukorera ibi, nzaguha. Burya Imana ibibaha plan. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Umuntu wa kabiri ni umutsinzi. Umutsinzi ni umuntu umenya umugambi w'Imana akawugenderamo kandi Imana ikamuherekeza kugira ngo ubeho. Tuvuga amina cyane. Uko kwezi kwa 8 mugendane n'umugambi w'Imana kandi Imana iwuherekeze kugeza igihe usore mu izina rya Yesu. Mureke mbabwire ibintu birahari. Herutse kujya kubwiriza hano iwacu muri ADPR Kabuga. Reka mbatinyo, mureke mbabwize ukuri. Iyi Mana yanjye sinaje nibura n'iki batabarisha. Yakemera ikagurisha n'intare n'izayo. Aho kugira ikuburira igishoro, yajya mu ishyamba mu Kagera igafata intare kayijyana ku isoko. Kugira wumve uburyo yifite. Ndagira ngo wumve uburwego yifitemo y'ubwayo. Tuvuge ngo amena cyane. Perutse kujya kubwiriza hano iwacu muri ADPR, mvuga inyungu z'umusaraba kubera. Ai data we, mvuga inyungu z'umusaraba kubera. Ndazivuga we, mvuga uburyo abera bagize
twagize inyungu kubera umusaraba wa Kristo. Umupapa wari uhagaze, wari uri hirya, arahaguruka aravuga ati murade kuruhimbi gutya, uko nukuri ndakwereka icyangombwa cy'ubutaka. Abarahagurutse aravuga ngo yewe rekeraho. Uwiteka arambwiye ngo nguhe ikibanza. Abivugira mu materaniro. Izo ni inyungu z'umusaraba, ntabwo yabura ukigenza. Jamais. Arahaguruka avuga ati nguhaye ikibanza. Aragenda arakigereka. Ibyo si ukubeshya, mfite ibyangombwa ndabifite hano. Aragenda arakigereka, yishyura miliyoni 8. Nkora mitasiyo yarabaye. Imana irafite. Tuvuge ngo amina cyane. Abizera kuko ukwezi ari uk'ubutsinzi mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amina cyane. Abari online ni ubutsinzi. Diplome yawe ni ubutsinzi. Uzi abantu tugiye guhura nabo bagiye kujya baduha barekure destiny zawe. Brother, undi mu mama arahaguruka aravuga ngo uriya mugabo yigeze yigisha ahantu hamwe, yigisha ijambo rivuga ngo uko uteye kube kwiza kuruta uko usenga. Ati imiterere yanjye yari mibi, ati none yarahindutse. Ati kubw'iyo mpamvu nanjye nzakora fondasiyo y'iriya nzazubaka. Ibintu byabaye urabizi. Yesu arifite we. Umva Yesu arifite. Murebe mu ijuru gusa Yesu arifite. Muri mbye yaravuze ngo icyama nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si nkakwizera wenyine. What? Undi nawe barahagurutse. Ati nanjye umugabo yigeze yigisha imbabazi z'Imana mu mahitamo mabi. Ati naye narahisemo nabi urugo rwanjye, nsaba imbabazi none Imana yarabitunganije, nzamuha amabati. Ibintu byabaye mu rusengero, ntabwo ari kubeshya. Ndagira mbatinyure, aho Imana ikuri insinzi harahari. Sister, harahari. Harenze iwanyu, harenze kavukire, harenze ibikwirukaho, harenze ibyo twaciyemo, harenze ibiganza byatwakiriye bifite uburozi n'ibiki, harenze ibyo badutongeraho. Ibiganza by'Imana birenze inzara yaturiye mami wanjye, birenze inzara n'amatiku ibintu twaciyemo. Ukuboko kwiza kw'Imana tubenga amina cyane. Urahindura uku kwezi ubutsinzi. Umuntu wa nyuma ni umutsinzi no kurushaho. Wa mbere ni utsindwa, wa kabiri ni umutsinzi, wa gatatu ni umutsinzi no kurushaho. More than conqueror. Umutsinzi no kurushaho uzi umuntu wari we. Umutsinzi no kurushaho ni umuntu Imana irwanirira, intsinzi ikayimwitirira. Subiremo. Umutsinzi more than conqueror. Umutsinzi no kurushaho ni umuntu Imana irwanirira ariko intsinzi ikayimwitirira. Ni ukuvuga ngo urugamba ntigeragera. Umva, tere urugamba rurwanwa n'Imana ariko Imana igasabumitinga intsinzi mu biganza bye kugira azahagarara dekara intsinzi. Turi abatsinzi no kurushaho tuvuga amina cyane. Abemera ko ari abatsinzi no kurushaho twongera ngo amina cyane. Biravuze iki sister? Biravuze ngo Imana igiye kukurwanirira, intsinzi yikuzanire. Exemple biblique. David. Exemple biblique. Gideon. Bibiri ivuga ngo iki? Nimwumve inkota y'Uwiteka. Nande na Gideon. Mu yandi magambo, inkota y'Uwiteka niyo yarwanye, ariko Gideon yarahari. Tuvuge ngo amina cyane. Hari ibintu Imana igiye gukora utabigizemo uruhari, intsinzi ikayiguha. Abakira intsinzi tuvuge ngo amina cyane. Abakira intsinzi twongera ngo amina cyane. Yewe Yesu we. Next time nzababwira uburyo nasenze Imana. Ngewe nagize akazi keza nkavamo. Nabanje kuba professeur muri segonderi, mvayo mba directeur general w'ikigo gikomeye, ndi mu bantu babaye muri office igihe gito kwisi. Namaze muri office iminsi 3 yonyine. Nzabaho ubuhamya. Akoze cyane.
ya igihe cyagiye musoze murakoze. That is writing on me. Kandi koko nibyo. Siko ntari nzi ko bigeze aha. Akurakoze. He's a smart man, guys. Ko jewe ntago mwampaye igihe icyakoze rero nicyo. But next time you give me time before I start to preach. Thank you, sir. Yesa shimwe cyane. Dore nakoraga muri mvuyeyo nkora muri bank hano UTC nakoreyeyo. Naho nzababwira uburyo navuyemo. Undi se mwe mwari kunkura he. Ariko Imana irabishima we kugira ngo nzaze kwa pastor mpesha abantu ukwezi kubutsinzi. Ndeklara ukwezi kubutsinzi. Tuvuga ngo amina cyane. Ubutsinzi buzanwa n'ubusabano ugirana n'Imana. Ntihazagira ikigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Let me talk. Iyo ngubwo ya introduction none nzajya navuga ubusabane next time. Ko simbukozeho. Sabane ntago mbukozeho. Uburyo ari ryo shingiro rya byose. Nicyo kintu turutana muri dimension spirituelle. Urwego usabanamo n'Imana nirwo rwego igukoreshamo. Nta muntu ujya ukorera Imana mu rwego rurenze uko asabana nayo. Never ever. Kimwe mu bintu Satani yishe kwisi muri Eden n'ubusabane bw'Imana na mwene muntu. Kimwe mu bintu byazanye Kristo kwisi n'ukugarura ubusabane n'Imana n'umuntu. We let us talk on next time. Hariho ubwoko butatu bw'ubusabane. Personal relationship, kwigirana ubusabane nawe ubwawe. Mbere yo kugirana ubusabane n'Imana, jya ubanza ugirana ubusabane nawe ubwawe. Kugirana ubusabane nawe ubwawe. Kwiha akanya ko kwibaza ngo ndinde ndajya he nderekeza he. Kwiha akanya ko kwitekerezaho. Personal relationship, relation avec soi-même. Wowe ubwawe ukagirana ubusabane nawe. Abantu babayeho mu buzima bw'akajagari kutibonera umwanya nicyo cyago cya mbere kibaho. Kibi mu buzima. Personal relationship, kugirana ubusabane nawe kwibaza ndinde nshoboye iki ndajya he nderekeza he. Kimwe mu bintu bya mbere bikomeye kwisi ni umuntu ukoresha umugome wa mbere kwisi ni umuntu ukoresha igihe cyawe mu nyungu ze. Ugomba kwitekereza kwiha umwanya apana kubaho mu buzima bumeze nka Nyabugogo. Urujya n'uruza ku cyicaro gikuru cya Rwaserera Nyabugogo ugasanga ubuntu nta manuka ntiyicaye ntahagaze ntatambitse ibintu byo byose nakajagari gusa. Ugomba kwiha umwanya ugasabana nawe. Let me talk it next time. Neke tuzabivugeho ubutaha. Muhaguruke mbasengera Imana. Mukomere Imana amashimenshi. Urubyiruko mwakoze kuntumira Imana ibaho umugisha. Amen. Abari online uku kwezi n'ukwezi kwanyu kubutsinzi. Imana izamuye ibendera ry'ubutsinzi. Yesu aranesheje. Turabatsinzi no kurushaho. Tuvuge ngo amena cyane. Ngiye kubasengera Imana. Brother, give your time. Bakire baradushutse abahanuzi batuma tutafata igihe cyacu neza. Ukaza kamanuka ukaguhamagara ukagera Nyabugogo mukajya Kanyarira mugasengera ihene n'inka n'amasima mwagerayo akabagupashije undi muntu ati nayo ukirukanka ukamara ukwezi kose uri kizabonwa Kanyamakara Samatare hehe. Ubwo uwo muntu afite umwanya wo gutekereza ejo hazaza. Ubuzima bwa niba ari ikintu iyo Satani ashaka kwikitera mbere ryawe ashyira ubuzima bw'akajagari muri wowe. Reka mbabwira kandi uko ubwenge nsenge. Kuba nta kazi mfite ntibisobanuye ko mboneka. Bakobwa se barabyumva birirwa bahamagara Aroyi kuri Great Hotel inkoko Aroyi mu mujyi kofi uzavunika. Kuba nta kazi ufite ntibisobanuye kuboneka. Shobora kuba nta kazi ufite ukaba busy for respecting yourself. Tuvuge ngo amena cyane. Tuvuge ngo Mwami Yesu uyu munsi wo kwiyitariki nakiriye umuganura wo mu ijuru. Ijuru niryohereza umuganura waryo
kubera ko nsabanye nawe, hindura imitekerereze yanjye. Ndashaka kuba umutsinzi no kurushaho. Uku kwezi kwa munani, wakwezi we, uri intsinzi yanjye mu byo nkora, mu byo ntekereza, aho nzajya, imiryango yose izakinguke, imenye ko umutsinzi no kurushaho yaje. Mwami Yesu, uhereye none meze nk'intare, ikintu cyose ngiye kukinyuramo nta bwoba. Ibyo ntabashaga ngiye kubibasha. Mwami Yesu, uhereye none ngize ubwenge nk'ubw'ikizo. Viziyo yanjye, iterambere ryanjye, plani zanjye, wakwezi kwa munani we, akira intsinzi. Wakwezi kwa munani we, akira imibereho misha. Wamanywa we, agize uku kwezi uri ibyishimo byanjye. Wamajoro we, uri amahoro yanjye. Twongera tuvuge ngo maso yanjye, warebye ibibi byinshi, waratsinzwe, ariko uhereye none Imana igukozeho. Muri uku kwezi kwa munani k'ubutsinzi, nta marira kurimo. Oya, oya. Wa maso yanjye we, warebye ibiteye ubwoba muri aya mezi ashize no mu myaka y'ubuzima bwanjye, ariko uhereye none reba ibyiza, reba iby'amahoro, reba ibigushyigikira, reba aho Imana ishyize igishoro, reba aho Imana igukuye, reba aho Imana ikujyanye. Mutima wanjye nezerwa, mutima wanjye niwiringire, uri umutsinzi no kurushaho. Uhereye none umva ihumure, umva kunesha. Vuga ngo ndi umwana w'Imana, nabyawe bwa kabiri, narababariwe, nanjye ndi umunyamugisha. Wakwezi we, ndakuremamo amahoro. Wakwezi we, ndakuremamo ibyiza. Wakwezi we, ndakuremamo icyubahiro. Wakwezi we, ndakuremamo iterambere. Wakwezi we, ndakuremamo kwakira. Vugana n'ibiganza byavuga ngo wabiganza we, umva icyo Uwiteka kuvugaho. Uhereye none icyo urakora cyose kirakubera cyiza. Wabiganza we, ikintu cyose kigiye kukugeramo kirahumanuwe, kibe gito kibe kinini. Wabiganza we, uhereye none ibikuvamo bigiye kuntunga. Njyewe n'umuryango wanjye uhawe umugisha kugira uhesha abandi umugisha. Wabiganza we, warahawe, ariko nawe uhawe gutanga. Wabiganza we, waragurijwe, ariko nawe uhawe kuguriza. Ababyizeye tuvuga ngo amina cyane. Vuga ngo ndi umutsinzi no kurushaho. Ndi umutsinzi no kurushaho. Ndi umutsinzi no kurushaho. Umutsinzi no kurushaho. Wakwezi kwa munani we, ndaje
ndaje ndi umutsinzi ndi umutsinzi ndetse no kurushaho ndetse no kurushaho ibyo nzakora byose ibyo nzakora byose biheshejwe umugisha biheshejwe umugisha mwami Yesu mwami Yesu ntabwo nzatsinda gusa haleluya iby'ubu buzima no mu buzima bw'umwuka wabyahawe ndakunesheje wa minsi mibi we ndakunesheje wa ngeso we ndakunesheje ndakarabye imivumo ibyago amakuba iminsi mibi icyangiro ndakarabye mu maraso ya Yesu mbaye icyaremwe gisha ndabyakiriye ndabyakiriye amashyi menshi cyane. Amen.